badusuzuguye none kagasuzuguro karengeje amapeti yanjye icyubahiro cyanjye urumva icyubahiro cy'umuryango sister baramutwaye amapeti yanjye buhuriye buriya hariya reba baje banaragupfukamishije agaciro barakwatsi kose bagusize hasi mbese reba ni kose uba warakoze buriya bakoze ntibarisa turareba ubundi barabara bajya mu bashaka iki kugira ngo tubasubize umwe twafashe niba mfite n'ikibazo ngiye Latifari yaratwara sinzi ngo aba yarade ni umwana mutoya ariko ntabwo twatanga uriya muntu twafashe kugira ngo tubone famiye. Alo? Nitwa Amanda, ndi umunyamakuru. Hari akantu nashakaga kubibariza, ese murahari? Mubaye muhari mwambwira noneho nkaza kuza nkagira ikintu nabibariza. Sawa murakoze cyane. Tumutange ntabwo bishoboka ahubwo igitekerezo mfite twashaka buryo ki tubicisha mu zindi nzira ariko tutamutanze ahubwo kuba ari muvandimwe wanjye mahari ibyo ndabona iyo bwayo nawe mfite ugushaka no kujya kumwishakira amakuru ibyo abanyamakuru banjye bafite bro wawe ariko nanjye bafite sister wikirebeho rero ku ruhande rwawe ngo wumve ko wabigenza uko ubishaka ni njyewe captain ngomba gutanga umwanzuro w'uko ibintu twabikora urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera niyo ugenda ashaka umwanzuro ufatika ugaragara urabyemera ariko ntabwo cyangwa ntabwo ubyemera ko ari njyewe uyoboye ndabyemera ubwo rero urakurikiza umwanzuro ubundi butanga ariko njyewe nyamara mfite muntu yanjye uyu munsi badufashe batwakira n'abapfukamije ubonye ahantu berekeye numvaga ngiye ku giti cyanjye nabanza nkabaza uwo muntu nibaza byibuze azi agace baba baherereyemo baba baragiye none uwo musore aziranye n'ibirara yabonye agace bakunda kuba babarizwamo cyane ako gace ntabwo baziranye ariko azi akenshi akunda kubabona. Nitwa Amanda, abandi umunyamakuru ukora ku giti cye. Nanjye nitwa Captain Gocha, ni karibu kuri station. Afande, ko hari amakuru ufite yuko mushiki wawe yashimuswe n'abagizi ba nabi, ese ayo makuru yaba ari impamo? Amakuru ntabwo ari impamo, ndamenya neza ko ari ibihuha. Ubwo tuvuga ko ari ibihuha kandi gifite umunyamakuru wihariye umpereza amakuru neza yizewe. Amakuru ibyo mubwira ni byo kubera ko mushiki wanjye amaze iminsi hanze kandi nari maze kumuvugisha ambwira yuko azagera mu Rwanda next Friday. Urumva rero ibyo mubwira ko bifitiye ubuhamya. Amakuru nzanye nuko ari amakuru mfitiye gihamya kandi nzi neza ko ari sinzi uwo waba wayakuye umenya ari umunwa w'abanyamakuru. Oya ntabwo ari umunwa w'abanyamakuru ahubwo tumara amatsiko ndi gute uri kubihakana kandi ntafite amakuru y'uko mushiki wawe bamushimikanye n'undi mwana muri famiye yawe nk'uko bisanzwe twanatubabwira amakuru yizewe y'impamo. Rero icyo nakubwira cyo ni uko sister ari hanze twaze tuvugana ambwira ko next Friday azaba ari mu Rwanda. Uwo mwana ntabwo muzi keretse wenda niba ari hanze baramushimitse
hanze ariko aba yanabimbwiye kuri phone kubera ko twaza tuvugana. ndabona amakuru yanyu murayanyimye ariko nta kibazo reka ngende nzabona nyamenya buhoro buhoro nakoze cyane. we niba ukeneye byaha muba mwarakoze. Shaka amazi. Amazi yo kunywa Yego. urabyemerewe se? Temerewe amategeko arabinyemerera. Oya ntabikwemerera, urasaba ntagutegeka. hano hanze birakomeye Kabisa. uzi kugira ngo ukuremo hariya byari urugamba cyane. Kata ndabibonye. aha hanze birakomeye uvuga ati ngo bari abapolisi ewana bahakaniye byatari n'abapampe bacu. Kora ikihomyi. ni kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze tugiye kwiyoberanya urumva zana iyo mbunda yawe nkwereke ubu tugiye kugenda tugiye kureba abapampe bacu urumva ari n'abantu twashimuse umukobwa n'akana gatoya ubwo ubu ndabizi ko nta mutekano bafite. Ubu niho tugiye kwerekeza ubu tuvuga Abajama bacu. n'abajama bacu Tugomba kubategura kuko ari abapolisi ugomba kubakuraho. tugenda ahubwo move. Karengetse. Kirongozi yari bikomeye cyane rwa rugamba umushini wacu kumukura ahantu byangoye cyane byangoye kabisa wumve byangoye ariko gusa twatandukanye umucyo umujire namukuye neza nta kibazo cyabaye. Yes Jerura Yizimani Rende. shini ni atanga Mungure. Ya. Amakosa yabayeho. amakosa ntayo ibintu byose byagenze ku mwinshi muntu gusa nyine arabona twakomerekeje kandi nawe arabyumva byari ngombwa gusa ariko nta kibazo ibintu byagenze twamusize kuri sitasiyo yabo hano. Seki Bi. uvuye Ewa. Jerry nyivuyemo kabisa. n'ubwo wari ufite misiyo Yego. Muri mumeze mute hanze? batwikare nibwo nta
nakiriye telefone Yes. ntabwo umuntu King wanjye wakoze hurumi. Yantabaye. Ntabwo nari kuzavamo mari. niko bigenda hariya. Gusa oya timu. Nabaga nizeye nzi neza ko muzantabara one time. Iriya mikaka yabari abapolisi n'amaboko yabo ndabicitse kubera. Thanks a lot. Bite byawe Ni byiza. twagufasha iki? Nari nshaka Mr. Orton yaba ahari. Amufitanye gahunda se? Ntabwo hano twari dufitanye urugendo umunyamakuru Amanda bikunze nyine wamumurika igihe turamwibariza. Kanze mu buzima. Mwiriwe. Ndi umunyamakuru Amanda nari nshaka Mr. Orton. abasi Yes. Mrs. Reporter Amanda Orton n'igihe Orton, hari amakuru nari mfite ko hari abantu bashimuse. Ese ayo makuru yaba ari impamo? abantu bameze bate Ni umukobwa n'akana gatoya. ayo makuru ni impamo Amakuru ni impamo. Kuki se mwabashimuse? ni byinshi, hari impamvu ituma nawe ukora ikintu, hari impamvu ituma uri aho ngaho. Nari mu kazi kanjye. Uri mu kazi kawe? Akazi kawe ni ugushimuta abantu? Oya, njye ntabwo nshimuta abantu, nabishatse twakujyana tukakugeza aho bari bafashwe neza, nta kibazo bafite. Bafashwe neza? Gute se bafashwe neza kandi byitwa ko mwashimuse? Ariko ntabwo ikintu gushimuta. None se kuba mubafite mubitsa ahantu nubwo nahazi murumva nta kibazo mufite kuba mubitsa abantu b'abandi? Nta kibazo ko aho bari babayeho neza, bararya, baranywa, barakaraba, barambara, nta kibazo bafite. Nta kibazo bafite? Gute se wumva ko nta kibazo bafite kandi barashimuswe? Mbo iyo mvugo cyangwa inyito yo gushimuta niho uri kuyivuga, twe ntabwo tuyibona gutyo, tubyita ko twabitije. Sinzi impamvu uri kubyita iyo nyito, gusa mu bagabo ubona hano imbere yawe urabona uwo mugabo uri aho ngaho iruhande rwawe. uyu mugabo niwe wakwita ko yari yarashimuswe. Uyu mugabo uri aho ngaho? Kuko niba uje ufite amakuru ko hari abo twashimuse, urumva ayo makuru uba uyafite nta kibazo kibirimo. Ubwo ntabwo washimuta umuntu nanone amakuru ngo amenyekane. Uyu nguyu hari amakuru wari umufiteho? Uyu nguyu? Yego. Ntabwo mufiteho, ariko byaba byiza nyine muyambwiye nayo nkayabona. Kumenya byinshi ko ari bibi. Ntabwo ari bibi kumenya byinshi, ahubwo ni byiza cyane. Abo bita inzego z'umutekano, impamvu tuvuga gutyo, nta uniform tubabonana. Uyu mugabo ubona aho ngaho, polisi bamusanze mu nzira agenda. Abapolisi? Polisi. Abapolisi? Polisi. Baramufata,
bamushinja ibintu byinshi bidafitiwe ibimenyetso ariko none nibwo ahageze kugira ngo amenye ukuntu asa ntabwo yari abayeho neza. nasi ko mbona ntacyo yari atwaye. urabona ko ntacyo yari atwaye. nta kibazo afite. uburyo ajemo rero ntabwo bamuduhaye babishaka. twe mu bushakashatsi bwacu twaje kumenya ahantu hari ubu nonaha mu masaha ashize ko mugenzi we avuye kumutabara amukuyeyo. amukuye ahantu yari ari. Police station. uvuye kumubohora By force. Kwa rugamba. none se abapolisi mupfa iki ku buryo nyine washimuta mushiki we ugashimuta n'akandi kana k'inzirakarengane mutazi ngo ni n'akandi? mwambwira iyo mpamvu. Harayobye. polisi urabona ibintu dukoramo hano mu gihugu bisa nkaho bifatwa nkaho ari ibintu bidasanzwe kuko niba agiye akareba konti yanjye iraremereye ntazi uburyo yaremereyemo bimutera amatsiko yo kumenya icyo nkora kugira ngo angereho bimusaba ko anyura ku bantu banjye bizinesi zo nkora mfite abana mfasha kuba mbafasha rero ngiye muri gereza ntazi icyo nzira nta muntu wabafasha. nka kariya kana kangana kuriya ubu koko muragahora iki? Kagapfa. Reporter amakuru waje ushaka si twarwaye. Oya amakuru nashakaga yose ntabwo nyabonye nk'ukuntu mbishaka. Nibonye arahagije. Ibyo ubonye n'ibyo umenye birahagije. none se ni iki wifuza kugira ngo zirango zisubire mu miryango yabo? ikintu cyifuzwa tubafata bifuzaga yuko abo bapolisi barekura mugenzi wacu bari bafite tudaciye hirya no hino birangiye ngiye mwisubije bitabaye ku bushake bwabo. ubwo rero nta kindi kintu twifuza nuko abapolisi kumutwara ni amafaranga menshi aba yarakoreye. ayo mafaranga rero bagomba kuyishyura. Kwishura Miliyoni 10. ko numva ari menshi cyane. ko bigutangaza iyo twinjiza ku munsi wawe yaje. nose nibatayazana muzababika mpaka. Ariko ubundi nkawe w'umunyamakuru ndumva uko wagenda ndakeka ahantu hose wemerewe kuhagera bitewe n'akazi ukora. wowe ugenda ubwira abo bantu ngo izo nzego sinzi n'izo arizo sinzi n'ahantu bakorera bababwiye ko twe dukeneye amafaranga nataboneka ko Negotiation. ayo mafaranga nataboneka izo mbohe murakomeza muzibona kuzifungura kandi tunazibabaza. murakoze cyane kuri uyu makuru. wakoze kudusura bakaguherekeza Ubundi ubutaha ntazagaruke.
Hasi. Yes, Orton. Ukuntu bimeze, umukobwa araducitse. Ubu tuvugana umukobwa yaducitse yagiye. Umwana waracyari. N'ubufande we twamusigaranye turamufite buno tuvugana. Sawa, ntago yaducika fande turacyamufite hano ngaho. Sa kiongozi.